Bakunzi ba Gospel TV Rwanda, turabashuhuje cyane. Ibisanzwe muracyari kumwe na Niyonsenga Erneste. Aba nifuje kubagezaho ijambo ry'ihumure, babwira yuko ingororano zacu abizeye Imana ziri hafi. Nk'ibisanzwe tugiye kubanza dusenge Imana, duhamagare umwuka wera abashe kudufasha muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana Nyiringabo, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye yuko ukomeje kubana natwe ukadufasha muri byose. Nanone tugarutse imbere yawe, tugiye kumva ijambo ryawe. Reka Mwami iri jambo ryawe rishinge imizi mu mitima yacu, kandi risenye ibitakuvuga, ahubwo ryubake ikintu gikomeye, kandi ryongere ibyiringiro kuri buri muntu wese uri buryumve, kandi ritwibutse yuko tugomba gukora ibyiza, tugomba gukiranuka, kandi ritwibutse yuko hari ingororano tubikiwe nk'abakwizeye. Wenu bane natwe, umwuka wawe aza tuyobore, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu bitabo bitatu bitandukanye. Igitabo cya mbere tugiye gusoma mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ibice 15, umurongo waho ni 7. Haranditswe ngo, nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka muzagihabwa. Reka twongere dusome mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibice 22, umurongo waho ni 12. Dusome mu izina rya Yesu. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, maze ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Amen. Tugiye gusoma no mu gitabo cya Rusi, ibice byaho 2, umurongo wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka akwiture ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itagabanije, n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli, wahungiye munsi y'amababa yayo. Amen. Bene data, tuganiriye ku magambo akomeye cyane, ariko ni amagambo adusubizamo ibyiringiro. Mbazaniye ijambo ry'ihumure, babwira ngo mukomere mu mwami wacu, kubera yuko ingororano ari nziza ku bizeye Imana. Icyo dusabwa gusa ni ugukiranuka, tukera imbuto zikwiriye abihannye, kandi buri gihe tugasenga mu kuri no mu mwuka. Nibyo koko ingororano zirahari, nk'uko tumaze kubisoma mu bitabo bitatu bitandukanye. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, uwo musabe icyo mushaka muzagihabwa. Nuguma mu mwami Yesu, amagambo yiwe akaguma muri wowe, usabe icyo ushaka uzagihabwa. Kuko yaravuze ngo, yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Imitwaro yose ufite uyimuture, agahinda kawe kose ufite ukamuture. Umwizere nk'umukiza wawe, umwami wawe wakubambiwe ku musaraba, uraruhuka. Kandi ngo igihe kigiye kugera, azana ingororano za buri wese zihwanye n'ibyo yakoze. Bene data,
ndababwiza ukuri yuko amagambo umuntu avuga ariyo azamucira urubanza, kandi ibyo umuntu akora nibyo bizamurega imbere y'Imana. Ariko nukora ibyiza uzemerwa, gusa nukora ibibi ugakora ibyaha, igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Abizera rero nimuhumure, kubera yuko ingororano ziriho, kandi ni ingororano nziza cyane, kandi izo ngororano ziri hafi. Ni ijambo ry'ihumure ritubwira yuko niba ukorera Imana, igihe kirageze kugira ngo Imana iguhereze ingororano zihwanye n'ibyo wakoze. Niba uri umusambanyi, igihe kirageze kugira ngo uhabwe ingororano z'ibyo wakoze. Niba uri umujura, igihe kirageze kugira ngo uhabwe ingororano zihwanye n'ibyo wakoze. Nimba uri umwibone, niba uri umunyagasuzuguro, niba uri indyarya, igihe kirageze bene data kugira ngo uhabwe ingororano zihwanye n'ibyo wakoze. Gusa ndabinginga ngo abizeye umwami wacu Yesu Kristo, abizeye Imana, nimukomere mushikame, kubera yuko ingororano zirahari, kandi ingororano ni nziza ku bizeye Imana. Ingororano ni nziza ku bakorera Imana batabivanga. Ni ukuri uyu mwanya ni umwanya ukomeye cyane, gusa nanone ni umwanya tugomba kubyaza umusaruro. Wowe uri kumva rino jambo ry'Imana, hari byinshi wumva wakikiranura n'Imana kugira ngo ubashe guhumurizwa mu mutima wawe, ubashe kongera kumva yuko utegereje ingororano koko z'ibyiza, atari za ngororano z'urupfu kubera ibyaha wakoze. Ni umwanya rero ukwinginga Imana mu mutima wawe, ugafata ibihe byo gusenga, ugasaba Imana yuko yaguhereza umwuka wera, maze akakwigisha, akakuyobora inzira ugomba kunyuramo, ukihana ibyaha, ukamaramaza, kugira ngo nawe uzabone ingororano nziza, ari ryo kamba ry'ubugingo. Ni byiza rero gukorera Imana tutabivanga, kubera yuko tuzi yuko hari ingororano tuzabona haba mu isi ndetse no mu ijuru, kandi ibyo byose, izo ngororano zose ni nziza, ntago ari mbi. Ariko nanone igihembo cy'ibyaha ni urupfu, kandi urupfu rw'iteka, ariko kurimbuka. Gusa abizeye nakomeje kubabwira ngo nimuhumure, ingororano zanyu zirahari, haba mu isi ndetse no mu ijuru. Ingororano zanyu ni nziza cyane. Yesu niwe wavuze ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano, kugira ngo ngororere buri wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Kandi ngo ngiye kubategurira ahanyu, aho nzaba namwe bariho muzaba. Ngo nta nubwo mbasize mwenyine, ahubwo nzaboherereza umufasha. Uwo mufasha ni umwuka wera. Bene data, ndabinginga kugira ngo dusabe imbaraga z'umwuka wera, dusabe umwuka wera aze atuyobore, atwigishe, tubashe kunyura mu nzira nziza, tubashe kwera imbuto nziza, imbuto zikwiriye abihannye bategereje ingororano nziza, baharanira ubwami bwo mu ijuru. Kubera yuko inzira tunyuramo nubwo igoye, ariko ni inzira nyabagendwa. Abayinyuramo niyo baba ari abaswa ntabwo bazayoba, izaba ari inzira yo kwera no gukiranuka. Ndabinginga cyane kugira ngo umuntu
umuntu wese uri kumva rino jambo abashe guhindukira, kandi na wa wundi ufite ibyiringiro ashikame mu mwami, kubera yuko ingororano zihari kandi ingororano ni nziza. Reka dusenge, dusabe Imana dukomeze tubashishe, dusabe Imana idufashe muri byose. Kandi wowe wumvishije rino jambo, ndakwinginga kugira ngo ufate icyemezo, ndakwinginga kugira ngo uharanire ubwami bw'Imana, kubera yuko agahe turimo ni agahe gatoya, agahe turimo ni agahe gato cyane, ariko icyiza ni uko wahindukira vuba kugira ngo izi ngororano nawe utazaziburaho, utazahabwa igihembo cy'urupfu rw'iteka. Kandi mu by'ukuri Imana yaraguhaye igihe cyo gukora, yaraguhaye igihe cyo kwitekerezaho, yaraguhaye umwanya wo gusaba imbabazi, ariko ukinangira ati niko byahoze, nyamara igihe kikaza kukugereraho ntacyo uratunganya. Reka dusenge mu izina rya Yesu, dusabe umwuka wera abashe kutuyobora, kandi dusabire abashaka guhindukira imbaraga, kandi tubasabire imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana, uri Imana ikomeye cyane, Mwami, izina ryawe rirera kandi nawe urera, wahozeho, uriho kandi uzahoraho iteka ryose. Tumaze kumva ijambo ryawe, twebwe ntabwo twahangara kuvuga ijambo ryawe, ariko ubwo umwenda warukingirizaga ahera watabukagamo kabiri, buri wese yemerewe kwinjira ahera. Ubu ngubu n'abari ishyanga rya kure twahawe ikaze mu nzu yawe. Tumaze kumva ijambo ryawe rero ritubwira yuko hakiri ingororano, kandi hakiri ibyiringiro by'uko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka kandi kikera imbuto. Izo ngororano rero nziza natwe turazikeneye, ariko hari abifuje guhindukira, hari abifuje gusaba imbabazi, hari abifuje umwuka wera kugira ngo abayobore. Abo bose ndabakweretse, ngwino ubane nabo, ureke Mwami umwuka wawe abagenderere, abaturemo, abayobore, abagira inama, abigishe uko bagomba kwitwara, kubera yuko tutagufite ntacyo twakora. Komeza ubane natwe, udufashe muri byose, haba ari twe tubibe uko dushaka, ubwo bibe uko ushaka. Mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, urakoze cyane. Amen.